kubera ko nta tariki bamugana ubanza bafite amahirwe bazakomeza bategereze bahebe bazaza bakubaza ati se bwa bukwe bugeze hehe uzababwira ngo iki nzababwira babe bategereje iby'abana bari kwitegura kubera ko nkubwire bagize amashyushyu nkubwire bagombaga kuza kutubwira uzi ko baje bagafata irembo ukabimenya ko baje gufata irembo bakazana n'inka zifata irembo ukavuga uti zirahari kuko nizeye ikirori noneho barakubwiye mu magambo urahurudutse banza narihuse ariko habanza ukeneye umukwe pe nkeneye umukwe banza n'uwaguha uraregera ijoro bamwemera cyangwa wararotaga uvuga ngo ufite umukobwa ukarota ko babonye umukwe ariko rukara wimvugiraho gusa ndakicara rukaragiye none se wowe eko wimvugiraho ahubwo impamvu nihuse kubabwira nta nubwo ari na benshi ariko nabwiraga bo ntekereza ko ari amaboko yanjye numvaga ari mwe maboko numva ari mwe banjye nyine ntaze uye gutuma duseba abazi ko twari turi inshuti nabo gabo twajyaga duhura tugasanya ubu tuzoye guhura tuvuga ngo nyirakazungu duhamagara tubwira ngo tuzataho ubukwe none ubukwe bwarapfuye simbizi nanjye ndumva binyuye ariko ubwo nta tariki yari ihari hano ko waje gufata irembo rekera aho ngaho sakiriza yabyara ikindi nta kundi nyine ndabona umunsi uciye ikibundi icyo cyari kinzanye sawa nuko ngaho reka ngamaze ugende ubwo tuzategera turebe igihe bazabisubukura ntabwo tuzabimenya yego ariko nakubititse pe shira mama ugiye kugenda hanze bavuga ngo batume wagira ko n'abana bakiragenda bamwe akabyarana nabo bashyuha kubi gusa no kuvuga ngo umuntu baramukunza agahita guhoruduka yewe twabaje muko yaje abantu bagomba kujya bitonda bakajya batangaza amakuru bahagazeho neza n'ubundi ko abantu bazaseba nujya ubibona se gatanya nawe ndayiguteze Godwin nyine nuko madamu adahari wenda nayanguteze neza ko wanze no kwicara wenda uri kuzareba uko nyine twibaniye na madamu tumeze neza ariko inshuti yanjye nakugira inama yo kurongora pe kuko nta kiza cy'ubusore ntacyo urebye amafaranga wangiza Godwin nyangiza mu biki nyibutse irega ibyo urya wenyine muri babiri mwabirya mwa nirindazi ariko kamane ntukanze nirindazi barisangira n'umuntu ngo muraryana ngiye ushobora gufata irindazi agacyayi ka senkani mu buriri ngahita niryamira sha rero reka mureke nibyo kumbwira ngo umugore shamane biragoye ariko nyine umuntu agomba kubitekerezaho uratinda ugatinda ariko kazabikora ariko nyine ngiye biragoye keretse mbonye nka marayika niwe twabana twifuta indi hejuru ntubizi se niyo nshobora kumuzana ashobotse ngiye ndashobotse none se nshobotsemo 5%. none se wa mukobwa bigezeho usina sinaze kuko hari ukwigira ikintu cyako ntabwo ubona ahantu none se urumva ubwo bivuze ngo hanyuma usina ufite n'uko umaze gutandukana n'undi muntu ufite ba usina 9 kuva waba ndi usina umwe 2 3 4 5 8 9 ngeze kuwa 9 bose nabise usina kuko no hari undi mu mutima cyakoze nari ngukumbuye pe nanjye kabisa nari ngukumbuye nawe umeze neza nawe kabisa uryoshye aho ubundi nyine shanange ndaho umugore bagiye ku kazi nange ndi muri konti bino minsi ariko ndavuba hangayire nanjye nasubira ese wazansuye mwana wa mama mbona uvuga ngo ndi kubona bipanga nange nzaza kugusura tu ubwuje zaze mutekere mu karunywe cyayikunda mwana karungu kubitiramo hari akarungo nyankora mu isoko kitwa nakibagiye muri kate ko nabize ko kurashira mu nare kubukibyibuka umwanya zirahagenge no mwana yari danje ariko nari nyaro nyine urareba umuntu abaho gutya na gutya ariko nyine nubwo bari nabi ariko umuntu abaho
karaga cyawe uzaze nongere nkagutekera bimwere mwana wa mama. Ngiye numva rero n'izuba riri kurinyisha turi bamarinyisha rero uticara nta. Nanjye ntabwo nakicara kubera yuko hari umujene nasize hano ku muhanda kuza tureka nce ku mujene nanjye musuhuze. Ntarebe kamuherekeze ntarebe. Mwana wa mama noze uramerekeze reka njye mbere umerekeze tutagira amanyanga ngakera kabisa. Makuru dukumva ubundi ngameze gute? Makuru Nzabyacitse. muze mbona arakaye ubundi babaye iki Ariko akuba mwabaye muri. Nje nawe dukundana imyaka 2 yose. Hanze abito numva ngo ufite ubukwe. bicara mwana Oya banza umbwire. Njewe n'iki kinaguhaye ku buryo numva ngo ufite ubukwe. Ahantu hose byamenyekanye abantu kumbaza ngo bimeze bite? nta bukwe mfite nanjye ibyo bintu ariko ndi kubyumva ariko nta bukwe mfite. Oya. Nose kutigeze umbwira ko ufite ubega wigenda utigeze ubimbwira nyine ngo mbi Ukuntu nagukundaga ahantu hose nkuvuga ibintu byose ntekereza wowe ngakora cyane kugira ngo ndebe kugenda nawe twatera imbere. Ariko ngo ufite ubukwe iminsi ngahe? nta bukwe mfite sheri Mubwo si waza ukanseza. kandi nta bukwe mfite. Ndavuze ngo sinshaka no kugira kumva ibyo bintu ndakujyanye kwa umuntu mwagiye mujya discipline. Ibi byose kandi ni ukubera ntabwo uri bugire ibi byose bikumva ubundi nta nubwo byari gukora ku kibazo ubuze kuko namushije kuko biriya bintu kuba bitewe Akwitabye. Wambwiye ko gahunda zose ari kuri email. Kamasabye ko musanga mu rugo. Kazi twangira mu rugo n'akazi. Nibyo koko narakubwiye ko uzajya ucisha ibintu byose kuri email. Ikindi sinongeye kuvugana nawe ariko nyine naguhamagaye ukunda gushaka. Nanjye niko mbimenyereye. Yes, niko bimenyereye gusa nyine hari ikintu ushaka kukubwira. Wakomeje nyine mbwira ko nkunda nyine guca amazi. Naguteza amatwi. Sinabasha nyine kukumva nyine gusa nyine impamvu nagutumije muza hano mu rugo ndabona ntabwo turi mu kazi waje nyine kunsura nko mu rugo bisanzwe nyine nagira ngo nyine tuganire umbwire ibyiyumviro byawe byose ufite nabashije kukubonera time nyine ngo tuganire ndi ready nyine ndahari Byiza. Ndagushimiye. Wabitekerejeho. Kandi ukumva ko bikwiriye. By'ukuri rero ndakeka ku byo nakubwiye. Nta kintu nigeze mpindura, ntacyo neditinze nta n'icyo. Mbese nyine ibyo nakubwiye ni ukuri. yego Nta zindi nyungu runaka nkukurikiyeho ni urukundo njye ufitiye. By'ukuri rero ndakeka nta gihindutse ndagukunda kandi ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nabonye nyine ukomeje kubigira diru ubona ibintu bifasha uko byagakwiriye kuba bitakagenze. Ariko ubona ko uba agaciro nyine mu buzima bwanjye tu. Uba agaciro mu buzima bwanjye. Kubone yuko aho duherukanira kugerana n'isaha numvaga ntazi uwo ndiwe. Sinarinzi icyo wari ugiye kumbwira gusa
byonyine no kumva ko nari ngiye guhura nawe numvaga muri njyewe hari amahoro bishyizemo. Ndagukunda kandi ndagukunda byanyabyo. mba nanjye nyine nubwo wenda byangoye cyane nkakomeza nkagucisha hirya no hino nyine nkakunaniza cyane, nanjye nyine nasubije umutima inyuma ndatekereza numva nyine kuko ibyo nakoraga ntabwo ari byiza, kandi numva nyine nanjye nta cyambuza kugukunda. So nyine kuba dukorana tutari kuri level imwe ntabwo byakoraho urukundo rwanjye nawe. Gusa mu gihe turi mu kazi kubahiriza nyuma y'akazi ndumva nta cyatubuza gukunda. Ariko urabizi ko n'undi akazi ntigeze nkica, akazi nagakoze uko bikwiriye ko byagakwiriye kugenda. Ni nacyo ngukundira akazi kawe ugakora. Nyine nakomeje kuvuga amagambo menshi, gusa nyine icy'ingenzi ni uko nanjye ngukunda. Nyine ubu ngubu nagusuye amakuru y'iminsi se meza, umeze neza? Amakuru nanjye ni meza nyine, n'urukundo rwinshi cyane. Ndagira inkuru byaje nyine gucamo, nyine naje gushyira agapira hasi ndavuga ati se wayi ntakunda umuntu nkunda nkareka kwirikira umuntu nyine mbona ntacyo azangezaho. So kubw'inama zanyu abantu nyine mwese inshuti zanjye, haba papa haba nawe especially, ari muri babandi bavuga ngo ntaje ariko uzidushwana uriya ibaze kugira ngo ambwire ku bundi se we nigeze mukunda imagine nawe yibukaga n'ibintu y'umuyaga kandi ntabwo wafata ako undi afite ikinyabupfura avuga atuje nyine aba yanyubashye cyane nanjye nkabikunda. You are going to start to respect him too much. Yes? Ugomba kumwubaha n'umutima wawe wose. Ikindi ibintu bijyanye n'akazi, ubundi muri mu rukundo ibintu by'akazi ngoremo mukunde nyine nta kintu na kimwe urebyeho, cyane ko amaze kubona umutima we ukabona ko nyine nta nenge afite. Ni umwana mwiza, Emmy nta nenge, umwana mwiza arubahwa cyane, uriya nta nenge afite. Bimwe bareba wenda ku isura ntiyayibura, ariko mu mutima uri kubona ni marayika. Wowe rero mukunde kandi umucira bugufi, turi mu isi yabwo nyine yajya azamuka gake, wowe basiga impanuka nyine umuha agaciro akwiye, utarajya utuma ari aho yiyumva ati wenda no kubera ko nyine ari manaja nk'ibyo, ntukajya utuma yiyumva ipfunwe nyine bitewe n'ibyo urabizi nyine situwasiyo wamunyuriramo, wenda ntukajya utuma byibuka. Ubu ugeze mu gihe cyo kugira ngo umwomore nyine, kuko uriya munsi wamuteye agahinda pe, ubu ugiye kumwomora umuhekeya umuhatekeya handi atazibuka ukuntu wigeze umubwira nabi, kandi ni ukuri ndishimye. Nta
proud of you famito kukugira n'umugisha warakoze kunyumva kandi no kuba waramaye umwanya ukansura rwose ndagushimira hari umuntu ari kubwira ngo ushaka wenda kaca amazi bitewe na reba ariko yaranyukiraza nanjye Imana nkunda ukuntu uri agasazi cyane nta mugore w'umusazi nyine sociable ko mama karabifura yanjye buricaye urumva unyuzwe nyine n'ibyo bankoreye ni ibiki naguhamagaye kuza kwicara hano muri salo wari usanzwe ubona nguhamagara ngo ngwino nkubwire ndagushaka ndi kumva agatima kasubiye mu giteri uri kumbona amaso ko mfite inkuru nziza njyewe none se habaye iki habaye iki uri kurinda bijijije se yabiye ibyo wakoze tumira ba bantu bawe batumiraga se baze ubabwire ko wanyiciye njyewe nyoko kwicira ubukwe ubundi wagiye kubwira abantu ngo ufite ubukwe ntarakwereka umukwe ubundi gute ikizima nuko wambwiye ko hari ikindi ni iki narabwishinze ejo buze ko yaje hano akantu kagura ngo mfite ubukwe n'undi muhungu wari uzi neza ko ngiye mufite ntabwo yambwiye ngo sinzongere no kumuhamagara mwana we uwo yari we ubundi uwo nta muntu wari umurimo ari nkawe ari nkanjye iki ari nkawe ukunda nyine unkunda wowe uri umusore ukankunda kumva muri karitsiye ko mfite ubukwe atari wowe twabupanganye wabigenza uko byagenze ubanza byarabaye ikibazo byamugezeho atari we mu mbese n'ubute mutari mubufitanye ese ubundi uretse umunwa muba mufite ushyushye nigeze nkubwira ubundi ngiye ko mfite ubukwe ujya gutumira abantu ureba nk'ibintu nyine wankoreye ubwo ngo yavuze ngo iki wibinyibutsa mama wibinyibutsa kuko ubu gutya ndi kumva najya no kwiyahura kubera wowe n'ukuntu umeze so nyine ndabona umunyamahoro kandi byose tubikesha ubushako bwiza niyo mpamvu rero nawe yakomeje mushishikariza kuba wakitonda mu buryo bwo guhitamo umutware uzaba gusa kuko iyo uhisemo nabi ubuzima bwawe bwose bumara ubabare so kuba rero ubona nyine nezerewe mpora nseka so mbikesha umutware wanjye nawe rero mbona nakomeje mushishikariza kugira ngo nawe basuzamire nkayisubira nawe rero nushyika mu rugo akaguhata keya urukundo rukabukundo amapenzi urumva uzagenda nyashi zibe nyashi n'ubibona ukuntu nange ndi kuza noneho ngenda mbutabuta muri iyi minsi ndi kuza ngenda mbutabuta we kubera iki kera nyinshi isoro ariko uriya ari kuza guhangayikisha intangayika ikaba nyinshi ukaba usanga ntusinzira igisigaye ni ugusenga Imana ibashyigikire ibarinde kiroboya ishatse atari arwanya abantu bakundana pe ariko abakunda Imana byose birabarinde I'm with you I'm on your side ndahari ku bwanyu nyine nanjye ugiye kwitegura kumukunda mukunde cyane urukundo nyine rutwanya rwo kubera ko nyine nawe yiteguye kumukunda kuko ndabibona rero nyine biba byiza gukundana n'umuntu n'ubundi mukundana cyane nyine uzagenda ubibona nyine gake gake cyane Imana y'umugwa yijimye n'ubwigumba neza ko agashuti kanjye kagiye mu rukundo kuva wakunda n'ubwa mbere ukunze by'ukuri ubundi bindi ngoba gukunda ibintu n'ukuri ko Imana n'umbonye urukundo mu maso yawe aba guteka imitwe wagakuzi wowe wagakuzi ariko ubu ngubu Imana ni basigaye rero nshaka ko tuzahura nyine dupfa neza turi ntangarugero saba nawe nyine utangiye kubwira abandi ntabwo rwose niba ushaka kubana na banki ntizagufasha kurera ntizakubyarira ntizagutega amatwi ariko umutware wawe azakumva abayurira mpamvu ugomba kureba ku mutware nturebe ku mafaranga kuko amafaranga ntacyo azagufasha
urakoze cyane amafaranga ntazakurongora umugabo niwe uzakurongora niko bimeze ega ntabwo ndabyumva rega nyirabayazana ni wowe habaye iki mbwira mbyumve sobanurira habaye iki nyine ubu ntabwo uzi ikintu wakoze ujya kubwira umudugudu wose ngo ufite ubukwe nta bukwe ufite gutumira ni ikibazo wari ubatumiye se ugiye kubaha iki nari mfite umukobwa yawanjye yari abonye afite umukwe nari kubuzwa n'iki gutumira narakwicaje ndakubwira ngo mfite ubukwe njyewe kuko wabimbajije nkakubwira ngo arahari narakubwiye ngo tumira ikizima nuko njyewe umutima wanjye nari nzi ko hari urangije ujya gushyuhashyuha rero birangira unyiciye ibyanjye ubukwe mwana we mbabarira sinzi niba wanyumva ntabwo nabikoze ngamije kukwicira mbabarira hari muri iyo mukwe kandi ubanza atari we n'ubundi rwari urwitwazo kuki utamusobanuriye ngo akumve ntandi kumubwira icyaha nanjye ko ndiwe namwumva basi mbabarira pe mwana wa mbabarira gusabye imbabazi ndumva rero binyoroye none se nkora iki ngo agaruke nyine mama cyakoze icyo nakubwira cyo warakoze kumpemukira ariko abantu kuri ntabwo wamubaniye nimba yarakubwiye ko afite umukunzi warangiza ukajya gutumira ataje kukwereka umukwe ko kuri kumva ibyo bintu ari byo mwana wawe narakosheje kuri ntabwo ari byo bwawe baza arakubwira ati mfite umuhungu dukundana gusa ufata iya mbere kujya gutumira abantu ntaraza no kukwereka niba arafata n'irembo ibyo bintu byanyu simbizi kabisa bwawe baza nk'ibyo bintu nanjye ndumva nigaye ko mbizi ko nawe igihe turimo wakinyuze mumbabarire bana bawe mumbabarire pe mumbabarire mbasabye imbabazi pe urambabariye jene ndakubabariye none se nabura kukubabarira ubundi nkagira nti ntabwo nawe urakariye se bikazagenda ute ariko gataho ngaho icyo nshaka kumubwira ngo famille yanjye nawe se ugiye kumbwira nabi nagize kari nawe umuhungu dukundana kure tuganiriye ambwira ko ashaka ko dukunda ngaho mungire inama rero aho ndahitwara bigenze ufite ubukwe mbwiye ko ufite ubukwe ubu ni ntumira se nabyo mbe mbiretse mbwira ubu none gutumira igihe cyabyo cyagiye kubikubwira ko dufite ubukwe ntabwo bisobanuye ko bubaye cyangwa bitasozasubira sibyo igihe kiragira nyine tubitegure nubwo ubona utumire ko umuntu atumira igihe cyageze ese niba aza uzabona ibyo bitaraba oya ubu noneho izo nyine ni za risike tugiye kwirinda zabayeho nizo tugiye kwirinda ariko ntabwo ndabishimye wambariye impumbya mwana wanjye muzajya mumbwira gukora nicyo nzajya nkora kwihutishwa n'urusaku rw'abari hanze ubundi ko nabyo abakobwa beza ariko babarira pe ibyo byabayeho noneho ngiye kujya mbumvira nta kibazo mwana ariko ni byiza imana ishimwe wenda dukuye no mu isoni n'ayo magambo yandi bavuze kuko n'ubundi bukwe wenda bazabyitiranya ko ari ubwa murumuna wanjye bababwiraga yego imana ishimwe irantetuye njyewe rero kambe nigendeye kuruhuka urakoze